bantu ba mbere b'ibigoryi bashobora kuba barabayeho ku isi uyu mugabo ashobora kuba arimo. Ibi bintu twita ngo ni ugutwika, ibi bintu twita ngo ni ukurenzaho, bizatuma rimwe umuntu yumva ibyamuvuzweho mu kiganiro yiyahure. Uyu munsi wa none rurageretse hagati y'umunyamakuru n'itegeka Jules William wamamaye nka Chita n'umu content creator Kasuku nta mutima na muto afite wo guha agahenge na gato Chita kuko ngo azamukora episode 99 zose zo kumubaga. Mu minsi mike ishize nibwo Kasuku yagaragaye. Uyu mugabo muri kubona kuri screen yanyu yitwa Kasuku Media. Uyu mugabo rero ngo ahantu ngubu yibereye ntabwo ari hano mu Rwanda, niyo mpamvu uri kubona baremwe yiha abantu. Kasuku rero Media none gutukana kwiwe ntabwo ari ubwa mbere, nta nubwo ari n'ubwa kabiri. Uyu mugabo ni umugome cyane, ibiganiro byiwe ni gutukana, ngakiri n'umunyeshuri yaratukanaga cyane. Uyu mugabo rero ngo yibera ngo mu mujyi wa Mongolia ntaba ari gutukanira abantu. Reba nk'ubu yihaye umugabo muri kona kuri screen yanyitwa Chita. Arimwe aravuga ati se nk'ubu ngubu koko nk'uyu mugabo koko ndamutse mufashe byagenda bite? Uyu mugabo arimo aramubwira ati nk'ubu ndamutse mufashe rwose ibintu byawe bibi cyane, kuko muri iyi minsi rwose mwaramutuka cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Ati ngo ni ikigoryi, ngo ni igihinini, ngo ni ubwa mbere ngo abonye ngo umugabo ngo w'ikigoryi. Se we koko mu by'ukuri ibi bintu muri kubona ari byo koko? Fata umuntu umugabo mugenzi wawe ukamwita ikigoryi? Ibi bintu ntabwo bikwiriye kuri social media. Ufate weho umuntu umutuke, umuhere hasi, ugende umugeze hejuru. Ngo yibera ngo mu mujyi wa Mongolia niho yirirwa tukanira abantu. Chita ari kumushakaho iki? Namwe rero bakunzi bangera mukunda kudukurikirana kuri Mbonandaho Empire, mugire igitekerezo musiga mwaho ngaho, hanyuma tujye tubasha kubagezaho izindi video. Ikindi kandi mwibuka no gukora subscribe, kuko iyo ukoze subscribe ikiganiro cyose mbashije kuba nashyiraho uhita ubasha kuba wabona notification. Nuhango iyo ubonye notification rero ni iby'agaciro cyane, ugomba guhita wakandaho hanyuma ukareba ikindi kiganiro cyacu. Ntiwihutishe kino kiganiro kuko kiraryoshye kimeze neza. Iki kiganiro ukirebe kandi ukirangize uraza gukuramwo inama. Uyu mugabo rero muri kubona ahangaha kuri screen yanyu uyibera mu mujyi wa Mongolia ngo yize ibintu by'ubuhinzi. Umugabo yize ibintu by'ubuhinzi, ariko iki kigabo rwose kigabo ngiye uko nabona rero ndabona rwose uyu mugabo rwose reba ukuntu akiri umwana, ariko rwose arimo ari fata abantu b'abagabo rwose akabita ibihwinini, akabita abantu baho ngaho. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo ibyiwe rwose nakasamutwe byatari, ariko mujye mugerageza nyamwe nyine mwihangane. Nawe Kasuku Media nawe ugabanye rwose, ugabanye ibintu byo gutukana. Nimba ariyo content rwose aho warayobye cyane, ugabanye itiku aho ngaho, ugireka kwirirwa utuka abantu nk'ukuntu bazengereje abantu. Kasuku Media rero aba yatutse abantu, umva ngiyewe rwose mubona kuri YouTube channel rwose ibyiwe rwose ni ugutukana gusa nta kindi. Kasuku Media rero agabanye umuntu hariya akora ibintu bimeze fresh cyane. Kasuku Media rero ahantu uri hose muri uwo mujyi wa Mongolia rwose jure ku mugabo Chita uri kumushakaho iki koko? Uyu mugabo Chita rwose muha amahoro, umuhe umutuzo, kuko yararimo avuga yuko rwose biramutse bibaye nabi rwose wanatuka n'umuntu akaba yanakwiyahura. Ngo ikigoryi umuntu w'umugabo baba we, mva ni ikibazo gikomeye cyane. Naje mwiyumvire ko rwambikanye ahangaha kuri social media. Umutwe we hari ibintu byinshi ubitse nka formule zitandukanye zabizo muri physique n'imibare zanze kumuva mu mutwe. Ikindi kandi ngo umutwe we ubitse nimero nyinshi zitandukanye zabiza telefone, iza plaque n'izindi. Kasuku avuga kandi ko umunwa yawuhoranye kuko ngo kuba muzi ngo no mu buto bwe n'umwana wagiraga amagambo menshi.
mu buto bwe Kasuku yumvagamo impano yo kuzamuha ukomeye cyane kuri computer kuko ngo yayikundaga cyane, ariko ngo kuko mu rugo iwabo ntayo bagiraga byatumye izo nzozi ziyoyoka, kuko yaje gusanga hari abapeti b'urungano rwe muri quartier bari bamurenze ku mashini, kuko ngo babaga bazifite iwabo, ugasanga barozwe ku software nka Photoshop, cyane ko muri ibyo bihe aribwo yarimo kwaduka, maze yahura n'igipeti kikamufata kikamutereka muri Amerika, aza gusanga baramusize. Ibyo kuzaba umuhanga kuri computer atangira kutabyiyumvamo, bigeze aho bimuvamo burundu. Avuga kandi ko mu bwana bwe yanagerageje kwinjira muri acrobacy afite umutoza we bwite wamutozaga. Avuga ko umunsi umwe arimo kwitoza hamwe n'umutoza we Singira Nkabo wamutozaga udusport kugira ngo azajye gukina acrobacy muri Centre de Jeune de Gatenga yari ikomeye. Icyo gihe rero ngo yarimo yitoza. Uyu mugabo rero muri kubona kuri screen yanyu ibyiwe rwose kuva na kera ni migo gutukana no mu ishuri, yari umuntu utukana cyane, yari umuntu utukana nini nkubwira ngo yari umuntu utukana bishoboka byose. Nibyo rubona rwose ngo azanasaza atukana, kuko ubona ukuntu aba yayagaye kuri kamera yatutse abantu byakomeye, induru yayihaye umunwa. Ngira ngo murabizi kuri wa mukobwa Emeline ukuntu byari bimeze. Inkuru yari yabaye inkuru rwose. Umugabo rwose ibyiwe rwose ni ugutukana, ariko azagabanye nabura ahindure content. Muri kumubona aha ngaha kuri screen yanyu ngubu yari akiri agapeti nyine kakiri gatoya, none abona ko yabyibushye cyane, yarabyibushye ahinduka ingagari. Nuko uko mubona nyine nuko nyine yari ameze, ariko ubuzima bwari bubi cyane. Abana na nyirakuru igihe kirayigwa yinywera n'urwagwa iwabo mu byaro, none ubu ngubu yabaye umusitari ngo yibera mu mujyi wa Mongolia. Ariko ajya mu mujyi wa Mongolia ageze ibintu biramucanga cyane, ibintu bimera nabi cyane. None uri kubona ko amatama yaje, amabuno yaje, amatuza yaje, ibintu bimeze neza cyane. Ni ukwirirwa tukabana kuri social media, niko kazi kiwe, niko kazi kiwe rwose. Kare ukuntu yari ameze uyu mugabo rero, ari kuzengereza abantu kuri social media, akagenda akabatuka. Nicyo kiganiro rwose yego kumana. Uyu mugabo ibyiwe rwose ni ugutukana, ariko inama namugira niko content yo gutukana yayireka, kuko gutukana ntabwo ari byiza cyane, kuko ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nagabanya umunwa akora ibindi bintu, ariko ibyo kwirwa tukana abireke rwose. Wowe Gasuku Media ndakubwiye ngo ibyo bintu uri kuvuga, uri gutuka abantu bireke ukora indi content. Gutuka abantu rwose ntabwo ari byo. Wibuke gukora subscribe and share and comment. Iyi ni ya YouTube channel yanyu mukunda cyane yitwa Murandaho Empire. Mukomeze muyisharinge, muyifollowing, hanyuma tuzadukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Nk'uko mubibona rero kambashyira kandi gace gatoya, hanyuma mwiyumvire. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'Abanyarwanda Jeskizo wabipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Abanyarwandakazi mbanje kubasuhuza, mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Abantu benshi cyane rero hari ukuntu bajya bavuga ngo Jeskizo wabipanga ngo niwe dutegereje nguze kuzuje kuduha ubwinu, ariko ari ibintu ndimo ndagenda mbona. Tureke ko byita showbiz, ntabwo ariko muri ibintu byose ba showbiz, uretse ko wenda hari abantu bajya bashaka kubifata bakabijyana muri uwo mujyo kugira ngo Aseka ngo ni umwami w'abagore. Ubu ngubu koko n'umugore ubu yamushobora koko, cyakora umunwa we rwose nakasamutwe. Ubu wa mu mugore yamushobora koko, n'uramufite umubyibuho koko ungana kure wagira ngo nuwa misaya myiza. Reba amabuno we, reba ibiza, wagira ngo ni itungo ryo gushora mu isoko bakamuha amafaranga. Icyazi ni ukwirwa tukabantu kuri social media. Gasuku gabanya kwirwa tukabantu, ugabanye rwose. Nawe ndabivuze rwose, ngiwe rwose gabanya unabireke. Gasuku Media rero nubwo muri kumuna aha ngaha yabaye n'umu DJ, yatangaga indirimbo na filimi. Ingubu rwose nuko nguko nyine yari yibereho, none ubu yabaye umusitari, yirirwa tukabantu kuri social media. Nta kandi kazi no kwirwa tukabantu hanyuma akajya kubikuza amafaranga.
Gasuku Media rero ushaka kurira ku bantu gabanya. Gasuku avuga kandi ko umunwa yawuhoranye kuko ngo kuba muzi ngo no mu buto bwe n'umwana wagiraga amagambo menshi. Mu buto bwe Gasuku yumvagamo impano yo kuzamuha gukomeye cyane kuri computer kuko ngo yayikundaga cyane, ariko ngo kuko mu rugo iwabo ntayo bagiraga byatumye izo nzozi ziyoyoka, kuko yaje gusanga hari abapeti b'urungano rwe muri quartier bari bamurenze ku mashini kuko ngo babaga bazifite iwabo, ugasanga barozwe ku software nka Photoshop, cyane ko muri ibyo bihe aribwo yarimo kwaduka, maze yahura n'igipeti kikamufata kikamutereka muri Amerika, aza gusanga baramusize. Ibyo kuzaba umuhanga kuri computer atangira kutabyumvamo, bigeze aho bimuvamo burundu. Avuga kandi ko mu bwana bwe yanagerageje kwinjira muri acrobacy afite umutoza we bwite wamutozaga. Avuga ko umunsi umwe arimo kwitoza hamwe n'umutoza we Singira Nkabo wamutozaga udusiporo kugira ngo azajye gukina acrobacy muri Centre de Jeune de Gatenga yari ikomeye. Icyo gihe Gasuku Media rero dore wavuye ahantu kure, wavuye ahantu hakomeye cyane, wavuye ahantu hateye ubwoba, dore wabaye umusitari. Hari abantu benshi cyane bagiye bakuzamura, wagiye uzamurwa n'abantu benshi cyane batandukanye. Nawe gerageza rwose ugira abantu uzamura, ikindi ureke ba bantu bakuzamuraga ntibure gutuka ubatesha umutwe. Abantu bagiye bagwa nk'ibiganiro bitandukanye ariko kwirirwa babahaye induru. Rero bafana banjye rero mukunda kudukurikirana kuri YouTube channel yacu yitwa Murandaho Empire, muyifollowing ndetse video nibigushimije ukore na subscribe na like.